yari umufilozofi w'umudage, umunyapolitike w'impinduramatwara, revolutionary socialist. Ni Karl Marx, n'umwanditsi w'ibitabo byagize uruhare rukomeye cyane mu mateka y'isi. Azwi cyane kubera ibitabo birimo The Communist Manifesto yanditse afatanyije na Friedrich Engels, ndetse n'igitabo yise Das Kapital. Ibitabo byanenze cyane bukapitaliste cyangwa se nyine capitalism, kandi bishyirwaho ishingiro ry'icyitwa Marxism. Ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero, aho twese tubareba tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo politike, umuziki, filime, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu, imyemerere ndetse n'ibindi. Uyu tugiye kuvugaho uyu munsi ni Karl Marx, umufilozofe wahinduye uko isi isobanura ubukungu ndetse n'imibereho y'abantu. Nizere ko amaze gukora subscribe hano kuri Muhire JC Official kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro nk'ibi ngibi bidufasha kwidagadura ndetse tunishima tuniga. Njye ndi Muhire, murakaza neza. Karl Marx yavutse mu 1818 apfa mu 1883. Karl Marx yamaze ubuzima bwe bwose aharanira gusobanura neza impamvu ubusumbane, ubukene ndetse n'akarengane bibaho mu muryango w'abantu, anaharanira ko habaho impinduka zishingiye ku buringanire ndetse n'ubutabera. Karl Marx yari muntu ki? Karl Marx yatangiye gutekereza ku mibanire ya politike, ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abantu akiri muri kaminuza, aho yifatanyije n'itsinda ry'abanyabwenge ryitwaga Young Hegelians. Nyuma yo kuba umunyamakuru, inyandiko ze za gisosiyaliste zatumye yirukanwa mu Budage ndetse no mu Bufaransa. Mu 1848 afatanije na Friedrich Engels yasohoye The Communist Manifesto, igitabo cyahamagariye abakozi bose ku isi kwishyira hamwe. Nyuma yaho yarahunze ajya i Londres, aho yamaze imyaka ye ya nyuma yandika igitabo Das Kapital, gisesengura neza byimbitse uko ubukapitaliste bukora. Reka turebere hamwe ubuzima bwo mu bwana ndetse n'umuryango bya Karl Marx. Karl Heinrich Marx yavukiye i Tellil muri Prussia, ubu ngubu ni mu Budage, ku itariki ya 5 Gicurasi 1818. Yari umwe mu bana 9 ba Heinrich Marx ndetse na Harriet Marx. Ese yari umunyamategeko w'umuhanga cyane, wakundaga cyane ibitekerezo bya Kant ndetse na Voltaire, kandi wari umunyapolitike n'ubundi cyane ushishikariye cyane impinduka. Nubwo ababyeyi ba Karl Marx bombi bakomokaga mu Bayahudi, ise yahisemo kwakira ubukristo mu 1816, ahanini bitewe n'itegeko ryabuzaga Abayahudi kugira imyanya yo hejuru mu miryango y'icyo gihe. Karl Marx yabatijwe mu idini ry'Abaruteri kuko se yizeraga ko Protestantisme ishingiye ku bwigenge bw'ibitekerezo. Nyina we yabatijwe nyuma mu 1825. Reka turebere gatoya ku mashuri n'uburezi bya Karl Marx. Karl Marx yari umunyeshuri usanzwe, atari intyoza cyane, yari umuntu usanzwe n'ubundi. Yigiye mu rugo kugeza ku myaka ye 12, hanyuma ajya mu ishuri ryisumbuye rya Friedrich Wilhelm Gymnasium i Tellil, aho yamaze imyaka 5 yiga. Mu 1835 Marx yatangiye kaminuza i Bonn, aho yishimiye cyane ubuzima bw'abanyeshuri, ariko aninjira mu myitwarire mibi cyane irimo inzoga, amadeni ndetse n'intonganya. Se yamusabye kwimukira muri kaminuza ya Berlin, aho yize amategeko na filozofiya. Aho rero ni naho yamenye filozofiya ya Hegel, maze yifatanya n'itsinda ry'abanyabwenge ryitwaga Young Hegelian, banengaga cyane politike ndetse n'amadini byari icyo gihe.
Ingingo ijyanye n'urukundo, politike ndetse n'itangiriro ry'umwuga kuri Karl Marx ni ingingo itangaje cyane, kubera ko mu 1836 Karl Marx yasezeranye mu ibanga rikomeye cyane kurushingana na Jenny von Westphalen, umukobwa ukomoka mu muryango wubahwa cyane wari ukomeye icyo gihe. Yari mukuru ho kuri Marx h'imyaka 4. Ibigibi byateye isi impungenge cyane kubera ibitekerezo bya gipolitike bikarishye cyane Karl Marx yagiraga. Mu 1841 Karl Marx yabonye impamyabumenyi y'ikirenga doctora, ariko ibitekerezo bye bya gipolitike byamubujije kubona akazi ko kwigisha. Yahise ahinduka umunyamakuru, aba umuyobozi w'ikinyamakuru Rheinische Zeitung, ariko leta iragifunga mu 1843. Nyuma yaho yashakanye na Jenny bajya kubi Paris Eagles. Ingingo y'Paris Angels, inshuti ya Marx ndetse n'ivuka rya Marxism. Paris Marx yahuriyeyo na Friedrich Engels, wagize uruhare rukomeye cyane ndetse runini mu buzima bwe nk'inshuti ndetse n'umufatanyabikorwa we. Bombi bafatanyije kunenga filozofi ya Bruno Pillow, maze basohora igitabo bise The Holy Family mu 1845. Nyuma yo kwirukanwa mu Bufaransa, Marx yimukiye i Bruxelles mu Bubiligi, aho yanditse The German Ideology, igitabo cyashyizeho igitekerezo cya Hysterical Materialism, igitekerezo kivuga ko amateka y'abantu ahanini ayoborwa n'ubukungu, imibereho ndetse n'akazi. The Communist Manifesto, igitabo Marx yanditse ndetse n'ubuhunzi bwe. Mu 1847 ishyirahamwe Communist League ryasabye Marx ndetse na Engels kwandika manifesto y'ishyaka ry'abakomuniste. Igitabo cyasohotse mu 1848 gihamagarira abakozi bose ku isi kwishyira hamwe barwanya akarengane. Nyuma yaho Marx yirukanwe mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, ajya kuba i Londres, aho yamaze ubuzima bwe bwose. Ubuzima bw'i Londres, Das Kapital, ikindi gitabo cya Marx ndetse n'ubuzima bukomeye cyane yanyuzemo. I Londres Marx yakomeje kuba umunyamakuru, harimo no gukorera ikinyamakuru The New York Daily Tribune imyaka irenga 10 yose, ariko ntiyigeze abona amafaranga ahagije yo gutunga umuryango we. Ahanini afashwa n'inshuti ye Engels. Mu 1867 Karl Marx yasohoye igice cya mbere cya Das Kapital, igitabo cyasesenguye byimbitse ubukapitaliste, inyungu z'abakire n'akarengane ku bakozi. Ibindi bice by'iki gitabo byasohowe nyuma y'urupfu rwe na Engels. Reka turebe gato ku rupfu rwe ndetse n'umurage Karl Marx yasize. Karl Marx yapfiriye i Londres ku itariki ya 14 Werurwe 1883 azize indwara y'ibihaha. Mu ntangiriro yashyinguwe mu mva isanzwe, ariko mu 1954 ishyaka ry'abakomuniste ry'Ubwongereza ryubatse imva nini cyane ifite igishushanyo cya Karl Marx. Ku mva ye handitseho amagambo azwi cyane agira ati: abakozi bo mu bihugu byose nimushyire hamwe. Nago twasoza iki kiganiro tutavuze ku isomo ry'ubuzima, ubuzima bushoboka kuri Karl Marx. Karl Marx atwigisha ko intsinzi nyayo idashingira gusa ku mutungo, ahubwo ishingira ku gusobanukirwa impamvu ubusumbane bubaho. Ishingiye kandi ku gusobanura, ku kurwanira ubutabera ndetse n'uburinganire, ndetse yewe no gutekereza ku mibereho rusange y'abantu bose. Ngayo nguko rero, ayo yari amateka y'umufilozofe, umwanditsi ndetse n'umunyabwenge Karl Marx. Niba wagikunze, ukore like, ukore na subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubagezaho hano kuri Muhire JC Official. Naho ubutaha mu kindi kiganiro.